Niko mute? Karame papa. Ngwino hano ngutume kwa nyogokuru wawe. Ujye kumusura umushira udushaza n'utujumba, narumvishe ngo haramerewe nabi cyane. Nta kibazo reka nze ngeyo. Kera habayeho umukobwa witwa Mutesi, yari afite nyirakuru we utuye kure cyane. Igihe kimwe nyogokuru w'uyu mukobwa yaje kugwara. Papa w'uyu mukobwa Mutesi ahita amutuma kujya kumusura amushyiriye udushaza n'utujumba. Uwo mukobwa mu kugenda agiye kureba nyogokuru ugwariye ubujyasazi, yagezeyo amarayo igihe kirekire agwajije nyogokuru we. Gusa uno mukecuru mu gukomeza kuremba yabwiwe n'umukobwa uno mwuzukuru we ko agomba kumutekera isazi akazijya zigishyushye. Gusa uno mukecuru yabajije n'uyu mwuzukuru we nimba nawe ari buze kurya kuri izo sazi. Uyu mukobwa arahakana avuga yuko rwose ibyo bintu atabirya, ko ari bwo bwa mbere rwose ibyo bintu ntabwo yabikoza mu kanwa. Uyu mukecuru yaharaniye uburenganzira bw'uyu mukobwa, aramureka ateka icyo ashaka, n'uyu mukecuru bamuzanira isazi ze yasabye. Iminsi yakomeje guca ari myinshi, wa mukobwa Mutesi agakomeza ateka isazi agahereza mukecuru, nawe agateka ibiryo bisanzwe, ibyo akaba ari byo aza kurya. Igihe cyaje kugera mukecuru arakira amera neza cyane. Wa mukobwa nawe akomeza gutekera mukecuru amuhereza agasupu, agasosi, isazi. Umukecuru arushaho kugira imbaraga. Umunsi umwe ajya guhinga n'abandi bakozi, ubundi asiga Mutesi mu rugo. Ariko se ibi biryo nyogokuru ngira mutekere nteke isazi ubundi biba bimeze. Reka nkoremo numva ukuntu biba bimeze. Uwo mukobwa Mutesi yegereye akabya, abafashe umwuko, akojeje muri za sazi yatekeye mukecuru, akojejemo bwa mbere yumva ziraryoshye, nuko akojejemo n'ubwa kabiri birushaho kunurira. Mana biryo biryoshye. Burya nayo naracitswe bahu. Guhera uyu munsi nta kindi nzongera kurya. Ni gutya isazi ziryoha. Iminsi yakomeje guca ari myinshi, ariko wa mukobwa agenda ateka isazi, ubundi agateka nyinshi, noneho agacunga mukecuru ku jisho, uwo akagenda agafata urusahani rw'isazi akagenda akagubika mu kanwa, ubundi akamuzanira dukeya. Nuko umunsi umwe wa mukecuru abwira umwuzukuru we witwa Mutesi kujya kureba abakozi bazajyana ejo guhinga nimba biteguye ku buryo batazabura. Naho wa mukecuru we yasigaye mu rugo ari koza akabya, acanira umuriro, aterekaho amazi, ashyiramo n'isazi, ubundi aracanira. Nuko igihe cyaje kugera Mutesi arataha, mu kugera mu rugo asanga nyogokuru arasohotse, sinzi ahantu agiye, manza yari agiye kuri wese ariko. Nuko mu kwinjira mu nzu ngo arebe icyo yatetse asanga ni za sazi. Umukobwa bakojejemo umudaho, ashyize ku rurimi yumva biri kuryoha, we yari yazitetse birenze kuko yari anabisobanukiwe, yari yashyizemo uburungo bwinshi. Nuko n'umukobwa ngo ni Mutesi byamunaniye kwihangana, afata ka kabya kari gateretse ku ziko, ubundi aragaterura atereka hasi, kamaze guhororomba kubita ku munwa. Wa mukecuru nawe yaravuye kuri wese, nimba yari ari kunya impatwe simbizi, yaje atinze. Ageze mu gikoni asanga wa mukobwa Mutesi akabya kamufatiye ku munwa rwose, kukikuraho byabaye ikibazo. Uwo n'umukecuru akajya amuhamagara ati niko mute, undi ati ngo niko mute. Uyu mukecuru yafashije uwo n'umukobwa Mutesi amukuraho kano kabya kari kamwumiriye ku munwa, ndetse ibyo birangiye Mutesi aza gukugwa n'isoni nk'umuntu wari wavuze yuko atagisazi, ariko akaba afatiwe mu cyuho. Nyine nyogoko erega zino sazi ziraryoha. Guhera ubwo uyu mukecuru kubera ko yabonye ko umwuzukuru we asigaye akunda isazi, yagiye ateka nyinshi, ubundi bakazisangira, bose ibintu bigenda neza cyane. Uwo mukecuru arishima biramunezeza cyane kubera ko umwuzukuru we nawe asigaye akunda utuntu tw'ubwenge. Ni naho havuye umugani uvuga ngo ugiye ubujyasazi azimira bungure, kandi ikimbwa yanze ushyiraho ireba. So reka duhinire hano, mbibutsa gukora subscribe kuri iyi channel ya 001 ni Provi, ubundi dukomeze kubana muri video za buri munsi, kuko iyi channel igiye kugicaho ibintu by'ingenzi gusa.